n'isaha bagira inteko y'abamarayika bo mu ijuru, ibyo byegera by'Imana ngaho nibisabagire, maze ubutsinzi bw'umwami w'ikirangirire buvugirizwa impanda z'ubucungurambaga. Isi yose nayo nihimbarwe, kuko yakeshejwe n'imuri zitabarika zibengerana, ubwo yatatswe uburanga n'Umwami uhoraho iteka. Niyiyumvemo ko ntawe igihuriye n'umwijima, wahari uyibundikiye. N'umubyeyi wacu Kiliziya niyishime, kuko ibengera n'urumuri rw'agatangaza, maze amajwi ahanitse y'imiryango yihirangire muri iyi ngoro ubwayo. Nicyo gitumye mbasaba namwe bavandimwe b'inkoramutima, mwakoranyijwe no guhimbaza umucyo w'agatangaza dukesha urumuri rutagatifu, ngo mwifatanye nanjye kwambaza impuhwe z'Imana ishobora byose, kugira ngo ubwo yishakiye kunshyira mu mubare w'abadiyakoni, nubwo ntari mbikwiye rwose, insakaze mu mucyo dukesha urumuri rwayo, maze nshobore kwamamaza binoze ibisingizo by'iritahara. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru, tuyerekeje kuri Nyagasani. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye, ni koko birakwiye kandi biratunganye, urukundo rw'umutima wacu wose, kimwe n'ubuyoboke bw'amajwi yacu, byamamaza Imana datitagaragara kandi ishobora byose, n'umwana wayo w'ikinege Yezu
Yezu Kristu umwami wacu, we watwishyuriye kwa se uhoraho umwenda wa Adamu, agahanaguza amaraso ye matagatifu, bwa bucibwe buturuka ku cyaha cy'inkomoko. Ngibirera ibirori bya Pasika, bitambirwamo ya ntama nyakuri, maze amaraso yayo agatagatifuza ingo z'abayoboke bawe. Ngiri rya joro wagobotsemo bwa mbere abakurambere bacu, abana ba Israheli, ukabavana mu Misiri, ukabambutsa inyanja y'umutuku, uhabashakiye inzira yumutse. Muri iri joro rero niho umwijima w'ibyaha watamuruwe n'icyezezi cy'inkingi y'urumuri. Iri joro ni iry'ubungubu rikomorera ingabire bemera Kristu ku isi hose, bitandukanyije n'ingeso mbi z'isi n'umwijima w'ibyaha, maze rikababumbira mu butungane. Iri joro niryo Kristu yazutsemo ava ikuzimu ari umutsinzi, amaze gucagagura ingoyi z'urupfu. Koko rero kuvuka ntacyo biba byaratumariye iyo tutagira amahirwe yo gucungurwa. Mbega imbabazi z'urukundo dukunda ngo zirabagatangaza, mbega urukundo rutagira urugero, rugeza naho utanga umwana wawe ngo acungure abacakara. Mbega cyaha cyadamungura bangombwa, wowe wagombye guhanagurwa n'urupfu rwa Kristu. Mbega icyaha gihire cyo cyagombye guhagurutsa umucunguzi nk'uwo kandi wagatangaza. Mbega ijoro rihire by'ukuri koko
ryo ryashoboye kumenya igihe n'isaha Kristu yazutse akava mu bapfuye. Iri joro niryo ryanditsweho ngo ijoro rizamurika nk'amanywa, ijoro rizambera urumuri mu byishimo byanjye. Ubutungane rero bw'iri joro buhashya ubugizi bwa nabi, bukuhagira ibicumuro, ugasubiza ubuziranenge abacumuye, ugasubiza ibyishimo abafite agahinda, bugatsemba inzangano, bugatera ubwumvikane, bukagushubukana bw'ingoma zose z'isi. Nuko rero dawe nyir'ubutagatifu, ugirira ubuntu tugukesha muri iri joro, maze wakirira ituro rigusingiza Kiliziya ntagatifu iguhereje kuri uyu mugoroba, ibigirishije abagaragu bawe, rikaba rishushanywa n'iri tara ryakozwe mu bishashara by'inzuki. Ndetse tuzi icyo iyi nkingi y'umuriro ivuga, niyo muriro waka ushashagira kubaha Imana. Nubwo urwo rumuri rushobora gukongezwaho na benshi, ntabwo rwigera rugabanurwa n'imuri barukongejeho. Koko ruhora rushyiditswe n'umushongi w'ibishashara, inzuki zagombye gutara kure, maze umunsi umwe bibyara umubumbe w'iri tara ry'agatangaza. Mbega iri joro ngo riraba rihire koko, muri ryo ibyo mu ijuru n'ibyo ku isi byahoberanye, abantu n'Imana bungu ubumwe. Turagusaba rero Nyagasani, ngo iri tara rya Pasika ryeguriwe kubaha izina ryawe, ryeyura umwijima w'iri joro, kandi rigumya kwakirana ubudahwema. Uryakireho umubavu uhumura neza, maze urumuri rwaryo rwibumbire hamwe n'urw'inyenyeri zo mu ijuru. Inyenyeri yo mu rukerera
risange ricyakirana. Ndavuga nanone ya nyenyeri yakirana iteka ntizime, ari we Yezu Kristu umwana wawe wazutse, akava ikuzimu akereye kumurikira imbaga ya muntu, we ubaho agategeka iteka ryose.